Kristo Yezu akuzwe bavandimwe, mukomeze kugira ibihe byiza ndetse n'ibyishimo bya Pentekosti nshya. Uyu munsi tugiye kuganira ku kwemera, turebe abagize ukwemera bavugwa muri Bibiliya, natwe tubigireho gutera intambwe mu kwemera. Turayoborwa n'ijambo dusanga mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abahebureyi umutwe wa 11. Ukwemera ni ishingiro ry'ibyo twizeye, kukatubera n'icyemezo kibitagaragara. Ukwemera niko kwahesheje abakera gushimwa n'Imana. Ukwemera kutwumvisha ko ibyaremwe byatunganijwe n'ijambo ry'Imana, bityo rero ko ibigaragara bikomoka ku bitagaragara. Ukwemera kwatumye Abeli ahereza Imana igitambo gitambutse icya Kayini. Kwamugaragajeho rero kuba intungane kuko Imana yashimye amaturo ye. Kubw'ukwemera nubwo yapfuye bwose aracyavugana n'ubu. Ukwemera kwatumye Henoki ajyanwa maze ahonoka urupfu, akaba rero ntawongeye kumubona kuko Imana yamwijyaniye, kuko mbere y'uko ajyanwa yari yaragaragaweho ko yanogeye Imana. Nuko rero nawe ushobora kunyura Imana adafite ukwemera, kuko uwegera Imana wese agomba kwemera ko ibaho kandi igahemba abayishakashaka. Ukwemera kandi tukubona no kwa Nowa, aho Nowa amariye kumenyeshwa ibyari bitaraba. Ukwemera kwatumye adashidikanya maze aremekanya ubwato bwo kurokoreramo umuryango we. Ubwo ahamya isi icyaha maze asigara ari ingenerwamurage y'ubutungane buturuka ku kwemera. Iyo kangaha yabwiraga abantu baze mu bwato ariko bakanga kwemera ibyo yababwiraga, kugeza igihe umwuzure yuze maze baza biruka basanga ubwato burafunze. Ukwemera kwatumye Aburahamu yumvira Imana, agenda agana igihugu yari agiye guhabwaho umurage kandi agenda atazi yajya. Ukwemera kwatumye atura nk'umushyitsi mu gihugu yasezeranyijwe, acumbika mu ihema hamwe na Izaki na Yakobo, ari bo basangiye umurage nk'amasezerano. Aburahamu uwo yari ategereje umurwa wubatse ku kibanza gikomeye, watekerejwe kandi ukubakwa n'Imana ubwayo. Ukwemera kwatumye na Sara wari ugeze mu zabukuru ahabwa ubushobozi bwo gusama inda, kuko yari yizeye ubudahemuka bw'abagiriye amasezerano Imana nyirizina. Ni nayo mpamvu umuntu umwe ndetse wari wegereje urupfu yakomotsweho n'imbaga ingana n'inyenyeri zo mu kirere kandi itabarika nk'umusenyi wo ku nkombe y'inyanja. Abo bose bapfanye ukwemera, nanone bataragera ku byiza basezeranyijwe, ariko basa n'abirabukwa, babiramukiriza kure, bahamya ko ari abagenzi n'abashyitsi kuri iyi si. Abavuga batyo bagaragaza ryose ko bari gushakashaka igihugu cy'iwabo nyakuri, kuko iyo baza kuba bakumbuye icyo baturutsemo, bari bagifite umwanya uhagije wo gusubirayo. Mu by'ukuri bari barangamiye ikindi gihugu cyiza, ari cyo iwabo ho mu ijuru. Ni nayo mpamvu Imana itagira ipfunwe ryo kwitwa Imana yabo,
kuko ariyo yabateguriye umurwa muhire. Ukwemera kwatumye mu gihe cy'igeragezwa Aburahamu atura Izaki igitambo, atura umwana we w'ikinege, kandi yari yarahawe amasezerano abwirwa ati Izaki niwe uzaguhesha urubyaro ruzakwitirirwa. Yiyemezaga ko Imana ishobora no kuzura uwapfuye, bituma asubizwa umwana we, biba n'amarenga y'ibizaza. Kuko Aburahamu yemeraga yuko n'uwapfuye yazuka Imana yamuzura, niyo mpamvu yemeye no gutanga umwana we yari afite wenyine Izaki, kuko yari azi ko Imana ubwo yamusezeranyije urubyaro kuri Izaki n'ubundi izamugarura mu buzima, kandi urubyaro rwe rukazabaho iteka ryose. Ukwemera kwatumye Izaki aha Yakobo na Esawu umugisha uzafasha mu gihe kizaza. Ukwemera kwatumye Yakobo igihe yari agiye gupfa aha umugisha buri muhungu wa Yozefu, nuko apfukama yishingikirije inkoni ye. Ukwemera kwatumye Yozefu wendaga gupfa atangaza imitahukire y'abana ba Isiraheli, kandi agena n'uko bazagenzereza amagufa ye. Ukwemera kwatumye Musa amaze kuvuka ahishwa n'ababyeyi be amaze amezi 3 yose, kuko bari banyuzwe n'uburanga bwe, ntibatinya guca ku itegeko ry'umwami. Ukwemera kwatumye Musa aho amariye gukura yigurutsa kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, ahitamo kuburabuzwa hamwe n'umuryango w'Imana aho kwishimishiriza mu byaha by'igihe gito. Yiyumvishaga ko kwifatanya no gusuzugurwa k'umuryango watowe bitambukije kure agaciro ubukire bwose bwo mu Misiri, kuko amaso ye yari arangamiye indi ngororano. Ukwemera kwatumye yimuka mu Misiri, ntiyakangwa n'uburakari bw'umwami, nuko ntiyahindagana, amera nk'umuntu wizigiye utaboneshwa amaso. Ukwemera kwatumye ahimbaza Pasika, maze asiga amaraso ku nzu z'Abayisiraheli, kugira ngo umunyacyorezo atarimbura abana b'imfura. Ukwemera kwabambukije inyanja itukura nko ku butaka bwumutse, mu gihe Abanyamisiri babiganye bo bararohama. Ukwemera kwatumye inkuta zizitiye Yeriko zihirika ubwabo, bamaze kuzizenguruka iminsi 7 yose. Ukwemera kwatumye Rahabu w'ihabara atarimburwa hamwe n'ibyigomeke, kuko yakiranye amahoro intasi za Isiraheli. Mbese mvuga iki? Ndeka iki? Nta gihe nabona cyo kuvuga gihagije ibya Gideyoni, Barake, Samusoni, Yefute, Dawudi, Samweli n'abahanuzi. Ukwemera kwabo kwatumye batsinda amahanga, bategekana ubutabera, buzurizwa amasezerano, baziberanya urwasaya rw'intare, bazimya ubukana bw'umuriro, bahonoka ubugi bw'inkota, bashinga intege bakirutsa indwara, bagira ubutwari igihe cy'intambara, bakumira ingabo z'abanyamahanga. Hari n'abagore bazuriwe abana babo bari bapfuye. Hari n'abahisemo gutanyaguzwa, banga kubabarirwa, kugira ngo bazashyikire ubugingo bwisumbuye bw'abazutse. Abandi bemeye agashinyaguro n'ibiboko ndetse n'ingoyi
n'ingoyi n'uburofa. Hari abatewe amabuye basatuzwa urukero, batemaguzwa inkota. Hari abatorongeye bagenda bambaye impu z'intama n'iz'ihene. Hari abatindahare bapfukiranwa kandi batotezwa. Abatari bagenewe kuba ab'isi babugeraga ku gasi no mu misozi, bahungira mu bigugu no mu masenga y'isi. Abo bose nubwo Imana yashimye ukwemera kwabo, ntibashoboye gushyikira iyuzuzwa ry'amasezerano, kuko Imana yari iduteganyirije ibyiza biruseho. Ntiyashatse kubageza ku ndunduro yabyo tutari kumwe. Indunduro y'ibyiza by'ukwemera guhambaye byuzurijwe muri Yezu Kristo, umwami wacu. Urukundo rwacu, ibyishimo byacu, amahoro yacu, imbaraga zacu, ubumenyi bwacu, ubusabane ku Mana bwacu, tubona indunduro y'ibyiza. Se muvandi, urebye aba bose maze kuvuga inyuma kw'iki byanditswe bitagatifu, urumva uhagaze hagana he? Tuzajya dusobanura buri ngingo imwe ku yindi mu gihe kizaza, ariko banza nawe uyirebe. Urebye kuri abo urumva uhagaze he? Gira nibura umwifatiraho urugero, uhagarare ku cyo nayo yahagazeho maze wemere. Kristo yaraje kugira ngo aduhuze na Data, atubere inzira, atubere ifatizo, tumugendereho tubone ibyiza. Abakera baragowe kuko ntabwo bari bafite imitwe dufite uyu munsi. Oya, Kristo yaraje, zingiro ry'ibyiza byose, by'ubumenyi bwose. Tumukurikire nta shiti, tumwemere, dukunde, twemere, ubundi twamamaze, dutegeke mu izina rye, byose birashoboka. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Twongerere ukwemera Nyagasani Yezu, ukwemera kwacu ni guke. Twongerere ukwemera, tugira imbaraga, duse nayo koko. Warivugiye ngo muzakora n'ibirisizi ibyo njye nakoze, ariko kugeza na n'ubu nta n'icyo wakoze nibura kimwe ntitwari twakora. Nyagasani, duteze intambwe mu kwemera, uduhe imbaraga mu kwemera, tukwemere, tugukunde, tukuyoboke, wowe nzira, ukuri n'ubugingo. Buri wese ndamuguhaye mu kwemera kwe, kugira ngo Nyagasani umuteze intambwe, maze abone ibyiza birusiye ibyo yari arimo, kandi abone ineza yawe, kuko ni wowe neza yonyine dufite, kuko ushobora byose. Yadukoreye by'agatangaza, arakuduha, maze natwe tuba abana be uko bwije n'uko bukeye. Ni wubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nk'uko bisanzwe iteka, ubahe n'ubona iteka ryose, amen. Urakoze Nyagasani Yezu kutwumvishe kandi ko ugiye kuduteza intambwe, amen. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Umunsi mwiza w'ibyishimo, umunsi mwiza w'amahoro, umunsi mwiza w'urukundo, umunsi mwiza wa Nyagasani. Nimugire amahoro.